Nessa ahubwo uzamubaze waranshoboye wagwana ye cyaze usko Nessa arenze ibaze ko Knowless na Marina ndaga Nessa nubundi ashobora gukina n'utwana tugatuma atazongera gukora umuziki kahita uvamo ndi umwana ariko umwana mu myaka aranduta ariko mu kazi katuzanye ndi umwana you just come and show me baba bahari none aba baby baba bazi ko disi nanjye ntera intoki ngewe ukuntu meze banya approachinga bigize nkaho nyine like they act like sexy bazi ngo gonna be attracted nyine nka kapinga ubwo mba nagiye muri ntuze zanyu z'abajama Shadibu Katie ariko Katie mbabona atari umusirayi kwino mu bebe ararenze bro hari mu bebe ejo bundi wagiye muri ntuze muri arena yambaye boro ibonerana pusiri hanze n'amabere sinzi ukuntu yitwa nawe ubwo ari umusirayi kwini kuko harahiye na Yellow the Queen aha era mugoswe wa mukobwa ufite amabuno yatayirarenze mega buri yalabi Here we go now. Here we go now. Here we go now. Yo, here we go now. Let's go. Here we go now. What's up? That's what's up, man. So BigTowners. Ndacheka ko mumeze fresh, nuko nguko ibintu bitangira. Iyo ndi kumwe n'umuraperi gahunda zose ni fresh, man. I told you fire until the end. Okay? I go by the name BAZI and this is BigTown TV. Icyo mugomba gukora murakizi no gukanda subscribe maze mugakanda inzogera hariya ku ruhande maze mugakurikirana izi gahunda maze gahunda zikagenda fresh. N'iki kindi narenzaho nta kindi. Ubu ngubu turi kumwe na Fifi Raya. Nago ndi butinde muramuzi n'umuraperi Fifi Raya imbere yo kuwisobanura ibintu byinshi bakubite freestyle bakarage bacangemo maze gahunda zigende fresh. Let's go now. Here we go now. Yo, here we go now. Let's go. Umva kare pusi zirandagaye ndi ntumamagare ubyumve nkaho mbabaye ndi kubatera imibare ndi wasta bitch ngutamu bwo fasta urahushura neza aba pasta ndasinyura n'ukuri ni tasta first time twarahuje ngo cyo mu bwo first time last time bitch iri hot nukurura gotwura kubitwa inkoni zirenze nk'ibitsi ichidi diki no sishaka bahetazi basazi ijambo sinzonzi kuye ndisubira basi ntabwo nzikuye aba bantu babiri bari kuri kamera ndashaka kubakaragire ama freestyle kwanza freestyle we bana nizo tugiyemo aba ngabo babiri kuntu bambaye ibiki kuntu babona freestyle abafana banje baharaye zarenze ijana bici hezare kubukana icara hasi ujumfana nturi uwo mukinyejana don't sell that pussy uraciriritse nta waguta mu bufuri kucyaba pipa bataguhuka kuri uraciriritse pe ntiwanakigurira fegu bayeho nka twatudeg baswerera muri wese don't sell that pussy. For real, don't sell that pussy. I'm a monster, I'm a rasta, I'm a bad girl in the freestyle. I'm a monster, I'm a master, I'm a bad girl in the freestyle. That's what's up. Yo, so Fifi Live meze gute mu? Fresh. Umeze fresh? Fresh kabisa. Is it dread ni myaka ingahe? Shana nugari myinshi. Nazikuyeho ndazibika. Suka ibindi biboro nishize abafana banje barandaburiza reka dreads zisubizaho sasa mitanze subizaho nanoshiraho tentire na myaka ishize ni so ututuboro imisaraba ibiki byose bisobanura iki mani nkunda gusenga wallahi nagaruka gufera brad weruka ryari mu rusengero utabeshe abantu ugiye for real yani mu bukuri the last time muri mu rusengero man ari ikiganiro nigeze gukora kwisimbi mbwira abantu ko naheruka gusenga nyuma yaho nagiye gusenga rimwe cyo koza nagiyemo muri icyo gihe bamwe nzaje gusenga ubwo hashize nk'ukwezi ntarasubirayo ukwezi tarasubirayo uwo munsi wagiye mu rusengero wasanze bimeze gute kuko waherukaga kera cyane mani n'ubundi se amasengesho aguma arasanzwe tu biba ari bimwe naragenda enjoyinga
nubwo ntakunda nyine kwinjoyinga cyane n'iki yo ariko nanjye nagenda enjoyinga iyo biciye mu kwezi kumwe ntarasubiramo mvuga ati amasengesho nasenze Imana iracyamfite. Hajya mu rusengero abantu baraenjoyinga baraenjoyinga ikunda gusenga akita bikunda shanda kiba waraburije for real. The part wemera cyane ukunda cyane uri mu rusengero ni nemera mani kubera nkunda gusenga ubundi mbere nari umurokore nyuma mbivamo nijya mu bakatolike ariko nk'ubu mu bakatolike nkunda guhazwa uzima nkunda guhazwa mani ntago ndanahazwa ariko mbona nyine abantu bari kurya bari sawa twatuboro mbona bimeze neza bongera nkakunda ivanjiri bajya bavuga ngo kariya kagati baguhereza ngo ni umubiri wa Jesus. Basabara nibyo. Nibyo shaka kubaza kuko urabikunda cyane ngo nakakaji baguhereza ngo na amaraso ya Jesus. Yes, oyabira no kudufera. Ariko nyine ni ibintu baje bagashiraho. Kugira tujye tubigenderaho nose umubiri wa Yesu bahora bagenda bakawukata ko bitajya bishira. Bakawuhindura umugati. Bakawuhindura impossible man. No kudufera nyine kugira ngo tujye like mu nzira bashaka. Ariko birano kudufera man. Okay, umusaraba usobanura iki kuri wowe? Umusaraba nubundi sitono gusenga. Ngewe nakuriye muri famille isenga ariko bitari cyane ariko baba Kristo bisanzwe. So mama wanje no mu katolike ngewe nabanje kujya mu idini ry'abarokore rwana nimbaga no muri korali nyira ka baby. Bafite n'udukorasi tw'Imana mbanze. Urabeshe bana mama. Wallahi no kuri ngubitira kamwe nahita neza. Bamubambye nta cyaha yakoze. Bamubambye nta cyaha yakoze amaraso yamennye Yesu bamubamba amarira yarize Yesu bamubamba you know utwo twose nitwo mbana nakuye Maria. So sasa nyine iyi misara rikivuze no gusenga nkunda gusenga mbirivinga mu gusenga. Bajya bavuga ngo hari kuzuka kwa kabiri urabisobanukiye ibyo bintu? Kuzuka kwa kabiri shana nago mbyumva umunsi w'imperuka umunsi w'imperuka ubyumva gute ibi bintu iyo bavuze ubundi turi mu minsi y'imperuka nta yindi minsi mani dutegereje ntayibaho ntayihari ni iyi ngiyi turimo kankwereke nk'urugero abajama basigaye bafakingana n'abandi nyine like bahuje ibitsina kuryamana bahuje batingana gutingana abakobwa se babikora nabo no si irindi rimbuka dutegereje ni rihe brad ibyo bintu bibaho mani bibaho nabyizi cyana namuja murazanga kugira ngo yo waba njewe ndi lion bwana I am the lion nagutinyuka abajama babikora naga ari sawa bra ari sawa n'aba baby bose so harano naragiye mbona aba baby bari gusomana ibi ngibi nicyo babivuga bana bya bindi bya deep mani buri wese agira amahitamo ye niyo mpamvu nyine ndikubwira ngo isi yarimbutse nta rindi turi mu irimbuko already buri wese agira amahitamo ye bura nabiyemeje kurimbukira mu gusomana bahuje ibitsina zasa ubihuza gute n'iherezo kubona abajama bari abagore abakobwa bari muri izo wowe bihuza gute n'imperuka? Mani mba mbona bizarangira twese twaye abasazi for real kuko ibintu mani turimo naga ariko mbere byari bimeze kuko abantu baba batubeshya ngo no gusirimuka none kugendera ku mico y'abantu bo hanze ngo nibyo biba birenze ariko ngiye nago believing ubundi ryo rimbuka bambajije niryo ryiringiri turimo abo bantu nyine mani nuko biba bimeze nta rindi rimbuka nta nukundi nabisanisha turi mu minsi yanyu tugende tujye kwicara hari ariko turagenda urimo kunkubita flow seriye mvuye mu cyaro nje mu kazi nta mikino ndi gukina ni witambikanda guhita na target nimwe nshaka ipesi magao sigala ka chicks in walking dikini I didn't trap I make a mistake trapish girl I wanna feel it I wanna touch it I wanna get it gusaba ndinde byabijama byamafuti bisaba icyacumi ngo binkine nje mu buryo buri positive shaka negative numbers I wanna make my I wanna be a billionaire nyita we go the city Fifi Raya yola harya iri zina warisobanuye gute last time? Raya Raya no mani Raya no umuntu uri friendly no umuntu uri ukunda abantu nakundwa n'abantu iryo zina naryiswe nyiga muri secondaire umushuti wanjye niwe yabinyise nyine bitewe nuko yabonaga mbayeho mu kigo n'iki aravuga nukomeza kariyeri yawe mbabare nakoze research uzitwira izina so ndyemera gutyo numva riri lit utufatiraho kabisa abantu iyo bakwise ngo ni umukobwa wa Dumba ubyumva gute bifata gute? Mani byumva nta kintu biba birintwaye koze niwe wanzanye niwe watumye abanyarwanda bamenya
so mba numva ari ibintu bisanzwe nyine nta bintu birenze ntacyo bitwaye nta kintu bitwaye okay umukobwa we ntari ibi yeah so wakuriye hehe njye nakuriye mu cyaro bro mu cyaro sumva ko mvuga ngo mvuye mu cyaro nta mikino nje gukina none tambika ndaguhitana so nakuriye mu cyaro Chahehe Rusumo boda hari hafi muri Tanzania around there kabisa nkura ndi umwana wo mu rugo raho bisanzwe reka tugende muri yo life sasa yo mu cyaro wavukiye mu cyaro ukurira mu cyaro life yari imeze gute yari ninde wakoreze wabayeho gute narezwe na mere wanjye ntago mfite papa wanjye narezwe na mere wanjye nari umwana wayo mu buzima butarenze butari na bubi byari ibintu biraho bisanzwe njya kwiga nk'abandi nkava kwiga nkaza nkaryama nkakora uturimo two mu rugo sometimes normally man yes numvishe story ya mama gukora kwawe ariko papa nago namwumvishe we bimeze gute papa wanjye nago nakuze mufite yapfuye ndi mutoya so nakuranye na mere gusa okay so ubuzima bw'umwana w'umukobwa gukura ari kumwe na mere gusa niki waburaga niki cyagushimishije yani muri make bimeze gute man na bintu birenze usibye ko abantu bafata ko iyo umwana atarerwa na se byanga byakunda hari ikintu ababura ariko for me nta kintu nabuze discipline ndayifite mama yarayimpaye kurya nk'abandi bana ko nk'abandi bana normally narabibonye so mbona ngiye ubwo mama ruta n'abagabo mbabona nyine n'umubyeyi w'umugore yarera umwana agakura tu nta hantu bitandukanye n'umwana ufite ababyeyi bose okay ntabwo ujya uvuga ngo bazi Imana kubera iki kwera nje utampaye amahirwe yo kuba nakoze ndi kumwe na papa hafi nga nabitekerezaga nkiri umwana nyine mbona hano najyaga nko kwiga nkumva nyine nk'abapeti bafite ba papa wabo nyine barabyinjoyinga biro nkahita mvuga ati ariko subundi ngewe why me gusa mbona ko atari njye nyine yo hari benshi biba byarabayeho so ndabyakira nkavuga ati life goes on watangiye kuririmba gute natangiye kuririmba nyine ngunda no kubivuga natangiye kuri ubundi nakundaga umuziki kera byatari ku buryo niyongozaga nkajya wait gatoya kwanza urugendo rwawe rwo kuva mu cyaro mane ako kantu bana kaba karyoshye cyane urugendo rwanjye urumva iyo tuba nko mu cyaro tuba dufite nka family Kigali you know none wowe urakuzura umwana nyine n'ubundi wikundira ibintu bisa neza ugashaka kujya Kigali byatari kajya ubwira mera ati ndajya Kigali so nazaga muri family Kigali nkaciringa you know nkareba umujyi nta kintu wambeshye Kigali you know nyine ndamenyera Kigali ntaraza bwa mbere uze Kigali byari bimeze gute kugira ngo uze bwa mbere na mbere ngiye naje Kigali naje ubwenge bu mama wanje yakoraga yari umu business woman akajya avana ibiboro nka Rusumo akabizana Kigali mama wanje yanyitagaho nyine nk'agakobwa none njyana na complaining nkamuga ati ariko se kucyo yanyitagaho kere nyine muto kuki butanyitaho fresh you know agaseka akavuga warakoze akanzana nk'Kigali akankoreshereza imisatsi you know Kigali yo nayimenye ntaramenya ubwenge ariko guma ndi muri life yo mu cyaro still so ntago ambwira ngo namenya ngo Kigali naje mu ryari at the first time tutarajya kuri music no utuntu wibuka ukiri mu cyaro nyine utarazi Kigali utuntu wakoraga nawe kavuga ngo ariko hano nanjye shanda kabije ndi umuturage ubu ngubu ariko two mu cyaro mani bura ni ugendana n'abana bo mu cyaro mindset mera ukuntu tu nyine ugira mindset nk'iyabo n'ubu uri muntu uri modern mu mutwe iyo nageraga muri quartier ewara nakinaga biye nkacunga mera tambona nkakina biye udupira bro nkataye ivumbi ryageze nka hano abora nkacunga dahari nkagenda nkoga so izo character zose na mwana w'Kigali waba gusa gutyo se kareka ivumbi za biye tugiye kurwara amagano avoro ku mavi you know urumva na mwana w'Kigali wabikora iyo ni character nahuye nayo tu bigenda bishira rero ugiye nko muri secondaire uhura n'abandi bana you know sasa officially umunsi wa mbere wahise uvuga ngo bana ni mu Kigali rwose ni mu Kigali nakivuyemo ndanje secondaire secondaire wayigiye ngiye oya nayigiye Rwamagana Rwamagana niho nayigiye so wagiye wegera none kuva Rusumo uza Rwamagana negera Kigali ejo uzanyuma ndi za Canada na za US
Wane kabisa gusubira no kujya ngiye kubasura gusa rero umaze kugera I Kigali akantu kahise kagucyanga cyangwa kahise kavuga ngo uyu nguyu yavuye mu cyaro tu ako kantu ntabwo kajya kabura ku muntu wavuye mu cyaro natinyaga imodoka kwambuka umuhanda bro niyo mbonye umuntu yambuka guruka byatari sinshaka kumuseka nanjye naratinyaga imodoka kwambuka hari imodoka wana Kigali harimo movement z'imodoka nyinshi blood nyine kwambuka navuga ati Nessa noneho barangonze ako nakanyacyara hari umuntu hano nawe kugeza yavukiye I Kigali ariko n'ubu ngubu serious ubundi abantu b'i Kigali mugomba kwivamo uturusha utuntu nk'utwo ngutwo bari kwisekera Nina ni Nina ntabwo azi kwambuka imihanda ase nk'ubu Kigali yakumariye iki koga mwiza nkawe nawe ni sister Kadibi njya numva bishari yitaba cameraman ngo ni ba sister Kadibi nawe ni sister Kadibi yes so ako kantu karagucyanze cyane karancanze fo imico y'abakobwa b'i Kigali umaze kuhagera wasanze imeze gute nayimenye ubundi imico y'abakobwa b'i Kigali nayimenye nkiga no muri segonderi kuko nundi tuba tubana nabo uwo nayimenye kera ntarazi Kigali so mbarimo mbazi yo mbarimo mbazi kabisa wasanze imeze gute mani mbona ari fresh ngewe koga b'i Kigali mbona bafite vibe irenze mbona ari abasiribu sibyo ko nabonye abanyacyari baba abasiribu cyane kurusha abanyakigali ariko mbona ari fresh nta bintu birenze ngo abana bo mu cyaro utabagura imyenda mu munsi mukuru abantu wa Christmas na New Year bibari danje ibyo biboro ni bya kera ubu nta mukobwa wo mu cyaro wabwira ngo ngurira wakubwira iwawe ngo ngurira imyenda uri nko muri age nka 18 akareka ahita akubwira ati ahita abwira nk'iba bati wenda gura duhe amatiketi tujye gutembera mudutembereze ibiboro nk'ibyo ako ntabwo bavuga ngo ngurira umwenda ibyo biboro ni by'abana mani b'imyaka 8 sasa imico y'abana bo mu cyaro ni ihe abana b'abakobwa cyane cyane bo mu cyaro imico yabo shana imico yabo mani ntabwo mbisi imico yabo ukunda imico yabo nkunda sana mico abakobwa mu cyaro nayo tu nyine iyo wanga noneho iyo nanga siko mbona bose mbona biraho bose kubera bisigaye bincalenginga mura no mu baby nkagira ngo no Kigali kavukire ni Kigali basanga ni nko ku Gikongoro afite vibe irenze y'umwana w'inyamirambo hano wallahi ikancanga no kubibalancinga ngo bitandukanye bisigaye bingora yes ngo abakobwa b'i Kigali iyo babonye umuzungu ngo barasara cyane abakobwa b'i Kigali mana abakobwa b'i Kigali bakunda amafaranga cyakosa bakunda ibiceri cyane kurusha abana bo mu cyaro umwana wo mu cyaro aza nyine yifitiye amatsiko yo kwimenyera umujyi gusa uw'i Kigali barawukuremo avuga ati umujyi ndawuryamo iki se niyo nonge ndashaka icyo nkuryamo ndi yasariye kubamo uri kumva urumva so bakunda ibiceri byatari sasa kuntu waje kwinjira muri music noneho shana we yatumye mvugaga background yanjye niki ariko no cap like no black uri umustar ubungu tugomba kumenya fresh why not nabirenze kuno naje mu muziki nyine urumva ndi umupeti kera nacanaga nka radio cyangwa ga televiziyo nabona nka ba Noresi barihana ba Nicki Minaj Brad numva nasaze ubwonko bukagenda niba ari nakari mu mubyeyi rambwiye gukora kakanga man nyine kuryo mwumva yinjiye nko mu nzu nkahita nzimya ako kanya ariko ari ibintu nkunda tu gusa nkumva myaka mfite ntago nambwira ngo umuziki y'abana biranagoye kubwira umubyeyi ngo ugiye mu akabona wigira ibyo bintu uri umupeti ndavuga turananiye subizi ni ibintu tubamo so noneho njya kwiga mu Gahozo Shalom i Rwamagana ndahaza ariye wigeze kuzayo ubwire ko nari wambaye ya red no ya yellow uzi ko ari byo ba n'abakalifani n'aba Ivan na Buravan yes mwaje kuduha ibikombe twagize dukombe ndavyibuka neza mfite n'amafoto ngomba kuba ndimo yo so nagiye kwiga aho ngaho nyine njyayo ngize imana nsanga y'ibiboro nkunda imiziki nyine ubundi twagiraga classe twava classe nomo classe iri nomo
kwiga biga izo hega biga izo mega biga izo MPC n'ibiki n'ibiki ukava muri classe nka saa 9 nyuma ya saa 9 ukajya muri activity ukunda nimba ari kuririmba nimba ari kurapa nimba ari gucuranga nimba ari guteka nimba ari kudoda byabaga bihari izo opportunity twagize imana zo yo kuzigira so tukabikora tukagenda noneho ngewe ndagenda mbona yesu mitamba stuck ndavuga ati let me try myself one more time then ndagenda njya muri studio nde umubebe wari umaze kumenyeramo aho ngaho ndambwira ati mpa vibe dukora vibe y'indirimbo ya mbere tutatu performing ebona hita hasha stage mitansara nigira umusazi hagati ibintu noneho wallahi n'ibyanje you know ndangije nyine abantu bagenda bambwira yo keep it up wabikora nkora n'indi ndirimbo none ari kuntu ikigo cyakongozaga blood cyabaga nyine ari ikigo gitoya of course abantu bagombaga kuba bakuzi wahura n'umufana ati turagufana yo uri n'umunyeshuri kativuga ati na Kigali nzayifata kativuga ati na Kigali nzayifata byoroshye yo nyine birangira gutyo impano nyikuye aho menye ko nanayifite nza mu buzima busanzwe nza guhasolinga bro kuva 2019 nyine ngera hanze haso yo hanze ba ndayihasolinga so bitangiye gukunda in these days yeah utangira kurapa noneho angira kurapa binjira mu kuririmba guhogoza wowe niki cyatumye ujye mu kurapa shani ho nisangaga pe niho numvaga ndi interested nubwo numvaga bambwira ngo koresha vocal wumve kubishobora numve mbishobora numvaga nyine like have to be a rapper nkumva nyine nibyo nshaka brad ako nyine birangira n'undi ari byo nkurikiranye so ni nabyo nkunda yeah base ni ibintu babikurimo ngo abaraperi benshi bagerageza ibiyobyabwenge niko mbyumva wowe ubwa mbere ubikoresha byari bimeze gute ntago genya bikoresha ubigerageza kubigerageza sinigeze nanabigerageza cause I'm not interested ntago wigeze unywa inzoga mu buzima bwawe urabeshya mama yarambujije urabeshya Fifi I'm telling you I'm telling you bro wallahi urabeshya wallahi tazakubwira bwa mbere usinda byari bimeze gute zigukubita fresh cyakoze ariko nkubwire ari gihe nyine ari gihe kera umuntu yigeze kunteresha amashoti yalla be brad kandi yari umuhungu oya yari umubebe akase ku kantu kabaja mu butayu mu niko kabi yo waneresha shoti numva nabaye umusazi mbona gusinda nago nyine mbona nago ngiye kuri nge bintu ryoheye uzi mbaye mbinywa mbaye mbinywa brad ibintu babigira nahita nzana ngo umusazi kamera nkazimenagura so nyine wahita umenya tu so rero ntabwo mbikoresha so uwo munsi yagukubitishije amashoti byagenze gute nyine nagiye furimani nkumva meze nk'inzanga nkumva nyine life ngomba kubamo nayitaye uri kumva nkumva nyine sha ndi mu buzima busa nkaho bwakontororwa n'undi muntu anytime kandi ntabwo nkunda umuntu ukontorora ubuzima bwanjye buri gihe nkunda kuba njye mani so benshi bajya kuryama iyo bagerageje bwa mbere zikabakubita freezer danger bajya kuryama abandi bakaruka abandi bakisanga atariho bakwiriye kuri wowe wisaze he nisa nisanze mu buriri bwanjye ariko numvisha bitangiye kuba so ndafata akabike bitanjya home zimenera home ndamuka meze fresh mere yabimenye wapa ahubwo iki kigano simubwira ko nagikoze ndamubwiye ngo nawe umubwira ati wapi ntabwo ari we ni ndi kopi kabisa wahise ujya home ariko nahise njya home ntabwo mwahuye se mwakubitanye amaso mere oya nabikoze ndi nahangaye Kigali kandi wari ari home no sasa hip hop itangira kukwinjiramo mu maraso nangira gutangira nandika buhoro buhoro muzi ibintu bigenda bisa ninde waje kukubwira ngo urashoboye manika nkubwiza ukuri abantu bose twahuraga barabimbwiraga barambwiraga ngo urashoboye gusa sinkavuga ati se buriya nimba nshoboye kubera bitari gucamo ariko nta muntu twigeze duhura n'utarabimbwiye yarakwamaga agaceceka ariko ntambwire ngo ni fo ntandabure ngo ni fo akanyihorera ariko abandi bakambwira bishoboye so byakomeje binama motivation anyways
Nice. So ubu ngubu uri umuraperi. Uriyemera se kushoboye? Njyewe Yeah. ibintu ndimo ndabikunda sibyo ndabikunda man nubundi nakoraga life yanjye yose nakoraga nzi ko ari byo ngomba gukora ibaze gukora tuvuge nimbuhembwa nk'ibihumbi 80 usevingira audio na video did you get that kandi ku kwezi wibaze umuziki bazakora ryari nakoraga ari byo nkorera so ndashoboye koko urashoboye ninde musho guhangana i Kigali nobody mu bakobwa no wijya no mu bakobwa at least ishira mu bahungu brad at least ishira mu bajama bro iyo umbwira ngo abakobwa wagwana abakobwa umukobwa musho guhangana ukavuga ngo uyu nguyu nobody ntagabaho basi ninde ugerageza hari ugerageza mu bakobwa hari kwanza we no muri legend ubundi tutanamwubahira ko ari muri legend ya Grace shout out to her ya Grace no muri legend twagiye tumureberaho yakoze imizigo tukagenda tukayivibinga yo ya Grace nemera n'undi mu baby witwa Zadi ni mu baby uzikurapa nawe byatari ubundi ni nawe nemera wa mbere abandi se ni bandi Nessa nawe nabonye agerageza kurapa no kuririmba the same time undi ninde hari n'abandi mani baba batazwi hari mu baby witwa Eliculous Queen hari nandera ndawundi nagoswe aho abankomye nabo abandi Nessa ngo aragerageza ntago abizi Nessa aragerageza kuri nge mbona ntago mushyire muri level y'abantu bazi kurapa fresh gukubita fresh aragerageza ese dukoze nka battle yawe na Nessa byarangira bimeze gute byarangira duhanye freestyle hagashya urumva umushoboye cyangwa urumva ahubwo uzamubaze waranshoboye wagwana Nessa describing gute Nessa mu bijyanye n'iki se imiririmbire kuririmba nka kuri aba Airways baririmba basana imiririmbire to in general I don't know cause nago nzi ibibora akora fresh mbona rapa akongera kanaririmba ubwo no murimbye n'umurapa at the same time kuri party ugombaje kuri party yo kuririmba kuri party yo kurapa reka tujye muri party yawe yo kurapa mbona nyine ari umubebe ushyizemo imbaraga yakora ibintu birenze yabikora za ndirimbo ze n'icyo bazivugaho kuko nawe yagukubita igishego cyadanje mu ngoma ze actually nubwo igishego ari cyo cy'ingenzi brad kubera igishego se nicyo tuzahora dukora no way ntabwo igishego cyankumvisinga wapi ariko indirimbo ze ni bona aribi imirongo irimo ni bo yamba numva nta biraho amubajije ngo bishoboka guhura na Fifi Raya ahita ambwira ngo bakti utwo twana sekweri gushaka kunsuzugura ishakira abantu bakuze nka banolesi bamarina ngo utwo tureke cyaze usko nesarenze ibaze ko Knowless na Marina ndagaswibare Nessa nubundi ashobora gukina n'utwana tugatuma atazongera gukora umuziki kahita uvamo nge nago nanze ko ndi umwana ariko umwana mu myaka aranduta shobora kuba nduta numvisha imyaka ye tutanangana ndi umwana koko kabisa ariko mu kazi katuzanye ndi umwana you just come and show me You just come and show me. Yeah. Back, Nessa, bro. Yeah, thank you so much. And now it's good. Thanks. Oh man. Iyo nzobe yawe no mukorogo. Njewe? Yes. Wala bisha. Wapi. Mwereke se. Harya mukorogo se bajya bazirebera hano. Hano hose ndi inzobe bisana no kubibero se. None se uri umwarabo? Murema ikirenge? Reka turebe. Adikura muracikareba. Nago se ni nyinshi. Inzobe? Uri inzobe. Wasanga no kwitaho da umuntu ari ukuntu atangira gukora agatangira kwisiga nk'utuvuta. Ugasanga turamukesheje wasanga natwe turimo. Kamukorogo nago ujye gakoresha. Wapi?
ntabwo ujya wikoroga oya inzobe yanjye irahagije ariko abakobwa benshi barikoroga cyane i Kigali kandi mu mico y'abakobwa ko abakobwa b'ibikara aribo bagezweho wallahi nuko iko Imana mbara buri sigaye mbona cyane cy'igikara nkabona nicyo kimeze neza wacha we nuko uri koze for real so inzobe ntabwo ikigezweho inzobe ntabwo ikigezweho noneho uzikoroga noneho igikara njyewe ahubwo nzi uwama mukorogo y'igikara wa mugani nkigira ariko nakara agapoka mana bana y'ibikara basa neza kwanza kugira ngo ubone umukobwa w'igikara ubone ko ari mwiza brother bari mwiza abari mwiza w'inzobe nawe inzobe urabona zirapika iyo umubonye ukabona ari mwiza witongera ukareho kabiri ureka ari bo ndebaho kabiri urebe ngo mu Rwanda baciye mukorogo baraziciye se cyane ariko ntago zabura sha no kutazishakira mu Rwanda ukazishakira hanze no hanze abantu barikoroga cyane po ese ibanga ni irihe kugira ngo bikoroge cyane kugira ngo abajama mubone ko ari beza nyine wallahi ariko mani nta kintu ababebe bakora like baba bashaka attracting abajama kugira ngo babonemo n'abagabo arega abagabo barabuze yo abagabo barabuze byumva mu nkuru ariko ngo nuko ubibona nuko yari bukubaza niko mbibona mwabaye idolari abajama barabuze abajama barabuze ushingiye kuki ibyana ni byinshi uzi ko dushaka nko kujya nka shooters ibyana uhasanga biba bikubye abajama wallahi ibyo byose bigenda binyereka ko abajama babuze ufite boyfriend yes tumaze iminsi dutandukanye wallahi none undi uzamukurahe kandi abajama barabuze wana ex wanjye ndamwemera ashobora kuzangarukira ex wanjye nawe yanyemeraga ashobora kuzangarukira I believe in that you believe it ashobora kugaruka wamukoze iki kugira ngo ahite yigendera sha yabonye ibi bintu ngiyemo ngo bidahura boyfriend wanjye yari umupasiteri bitanya mu bintu biri opposite nawe bana bita byanga buriya Dumba siwe wateye kugira ngo Dumba se katantereta Dumba arafasha ibintu yagushizemo si watumye mutandukana na shiri wapi Dumba ubundi aratubwira ati niba ufite boyfriend ngira tugiye kumureba ibyo birakenewe gutanamufite n'ikibazo Dumba ntari birye kubijyanye n'ibyo Dumba ni usho kumudescribinga gute man Dumba namudescribinga uku kuntu ni umuntu ugira umutima ukunze man akora ikintu for nothing profit abavuga ati niyo nagikuramo profit basi bizantunguri ariko muri ikintu akora ikintu akunda so ngiye kuri nge ni umuntu ufasha koze yaranamfashije abantu bamaze kumenya man niwe mbikesha niyo tutakiri kumwe ntago nzatinya kubivuga abantu bamenye kubera Dumba byari bigoranye ko abantu bamenya kandi narakoraga yo so ngiye rero mu describinga nk'umuntu wadanje kuri ngewe uramubwira iki ahantu ari ubu ngubu nakoreba kuri kamera za BigTown TV Dumba ndashaka kuganira nawe ibyo utigeze umubwira ariko yo Brad thanks for helping us warakoze n'ubu uracyari kubikora mba mbibona bagize ibyawe n'iki ariko nyine natwe ntabwo dushobora kukudisivinga we are together ntabwo tuzadekona ntabwo twadekona byahita biba ugly umunsi udashobora kwibagirwa mu buzima bwawe ni uwuhe byari bimeze gute mu bwanjye kangutere story akora ikinyikwame no just tell me yireka nyikwame tell me your story niyo ntegereje uwo munsi nakubwiye ndi kumwe n'inshuti zanjye mani nawe mfite boyfriend yo noneho nyine twari twapanze ko turi bubonane turi buhuze ndi guciringa nuko nguko bari kumwesha amashoti ball nanamenyereye ndamwandikiye arahamagara ati se bimeze bite kandi twari buhure nahageze kandi tugiye gusangira ikawa bya bintu by'abasirimu none ati ko nageze wow sawa like why you
ndamubwira ati ndaje nkugezeho aricara arategereza yo weye ndaje nkugezeho none aba baby twari turi kumwe ngako suye umurezi uri kugomeza guhamagara bahita bamwitaba bahita bamuraba yo vipi wowe vipi zawe niki niki ko uri mu biki urabaza iki hano jamarara karabyatari kandi nago ubundi ibintu by'inkundo sinya mbibilivingamo cyane ariko nyine numvaga ndi kumwiyumvamo to so mana arababara burinda bwira cyica wa boro nyuma nanjye mbyutse mu gitondo urumva nahise mvaho ngaho njya kuryama mbyutse mu gitondo sangamo message y'igitabo yanyandikiye ndavuga ati umukunzi ndamubuze ndababara ariko birarangira aranambabarira life irakomeza gusa icyo kintu cyaranyigishije man niyo mpamvu nakunda bira bibora nago nkunda high tu nago nkunda high cyane okay harakanwa wacishimura uravuga ngo ibintu by'urukundo I don't believe in it. Nago mbibirivingamo. To convince me is really hard. It's really hard for real. Okay. Kubera iki is really hard? Kubera iki is really hard? Man, mba numva nyine you guys to trust you biragoye. Ni kimwe nuko namwe bibagora ariko kwizera abajama biragoye bro. Biragoye. Ngero mba numva nta mpamvu yo kuba bari baze nkukunze nkagenda nkagigira ntajya ngigira. Nta makosa no like sinshaka gukora amakosa so niyo mpamvu nishizemo ko nyine I'll have to believe in it kereka mbo nyine one munigu nkumvisinga fresh okay ukunda umuhungu umeze gute shana nubwo nzi ngo type yanjye ni umuhungu mpfa kuba mbona twahuje karakteri discipline barangiye na konta kuri discipline abajama nyine baba bisajije ngo baratwikanga ibikini man that's not my type mundu muja muri loki nyine ufite ahabarizwa pani imbobo yo pani imbobo twakundana nitaye ngameze gute mfa kuba namwishimiye okay muri abahungu b'abastari bo mu Rwanda nuhe muhungu ujye kwa attractinga byata kavuga ngo baba we man umaye kino cyane dige nawe wallahi kubijyanye n'iki ega mwana uzanye bamaranga mutima kandi na crush ndabagirira nta crush mbafiti ariko muziki yo hari igihe umuniga sora umuziki ukumva urawukunze n'undi agakubita undi ukumva urawukunze bisazwe yo apana by'umuziki ndavuga bya bivuga ngo I wish I could be nawe pe na munigura nkumvise ngo numve twajya mu rukundo kubera umuziki yakoze wigeze utereta umuhungu njewe wapi ariko narakurashinze waramukunze uravuga ngo bana please let me just stress narakurashinze cyera niga nko muri troncome ariko nago no narakurashinze nyuma aranya approaching ukuntu biba birenze se Jamaita go approaching ariko wamukubise imitego wapi na mitego kurebana gusa kureba ngahita ndeba ugataka kana kaguye ahita navuga ati iki cyane rero n'ubundi ntaribi kamfatireho wallahi byari sawa niyo crush nagize n'ubundi ndanayitsindira muze gutandukana n'aba boyfriend bangaye babiri gusa nagora kurabeshya bana ase ko we expecting a boyfriend benshi wala ni nka babiri oya batatu nimba ari batatu basi abahungu barabuze wa mugani wa abahungu niyo mpamvu mbitinya mbona barabuze iyo ufite umwe ngo muramusangira kubyo niyo mpamvu rambyanga man sureba ubundi boyfriend wanjye aho uri hose niba tuzakundana umenye ko I don't like to share bro ndikunda nyine no mu bintu bya relationship kugufatana n'ikindi cyane niyo cyaba ari Kate bashabi yo lobby bibari insazi yahuzo mu bisheke wallahi ndabyanga byatari kubera nanjye iyo nkundanye mba stuck ku muntu umwe sima nshaka rero umuntu playing okay ibintu byadutse ubungubu umukobwa atereta undi mukobwa mugenzi we nta mukobwa ugeze kukwibeshaho akaza akaku baba bahari akuvibing none aba baby babazi ko disi nanjye ntera intoki mvuze nabi akaza kagira ngo wenda ndamutamo koko biri seriye nkareba icyana nkavuga se koko wa mwana we sikabaniga babuze ibyo byose bandi bigenda binyereka kabajama muri boro kabajama muri boro man
ariko nyine mpura nabyo okay story imwe y'umukobwa umwe mwigeze guhura maze atangiye kuvibinga bya bimeze gute nyine ubundi ngewe ukuntu meze banya approaching bigize nkaho nyine like they act like sexy bazi ngo gonna be attracted nyine nkakapinga ubwo mba nagiye muri ntuze zanyu z'abajama wakitinga biri sexy yahuzo mba nakubonye ahita nkukwama hari ugutextinga akubwira ati yo wagwa ni voice to lips to biboro nk'ibyo mu baby kukubwira biboro se nk'ibyo si biba biteye ubwoba bose rero abakobwa mbabarire kandi barahari nyine mani isi kurangira nibyo nakubwiye isi kurangira okay uyu munsi ubonye umwanya mu buyobozi nuhe wakwifuza gukoraho umuco na siporo kubera iki kubera by'includingamo ibi bintu dukora sibyo right z'abasani right z'aba promoter right z'aba manager right z'ibindi bintu najya mbikaringa cyane kuko mbikunda kabisa nibyo twaganiriye byinshi bana datari reka noneho udukubite flow kwanza bakarage ku flow iki giparu kirinde polisi unteza akagakungu ubundi turye n'isi iki ni icyababana keji bari hot ni kiki ni beat tugafata kabi tukarya n'amaki tukazunguza bunix umva Mr. I'm a bad bitch kuri bed boo baguha amakuru ninjye urenze muri crew I'm cool don't be confused for the pretty face I'm a motherfucking hashash muri show umva tagati mafite mu murwani flex ni move ni chill ni deals iri cheers umva bestie we ready manze ngute mu mutipe ndi tayari namaze kugura ticket turerekeza Miami nje na genge don't worry boy hari no tudege inika z'umufutu zisigire keke dukomeze dupula pinge by daily Keriana anje bagwemo uwa babiri dufiringe muzika ariko dutamabiri umva kabiri mba mpagaze niko dibi dutumire n'abajama bagwe mu ntaribiya ese nka mama ajya afata time kumva indirimbo zawe cyane comment ze nizihe mana makulaje niyo muntu ma motivation ubaho like for real amagambo ririmba nago kuno ajya ayajajinga akakubwira sasa umwana wanje yarabizi ko ariyo monde man arabizi ko ariyo move ntabwo ugeze kubaza n'umunsi n'umwe nyine ari gihe byumva ari nk'ikiganiro yigeze nko gukora vugamo ijambo nyine kwa kundi uvuga uzi ngo ntago bakwegereje kamera ahita mpamagara ikiso ngo uko wavuze ijambo ribi mise ninya kurisubiramo ndumva yahita nkubita noneho byaba ari danje none yahita yica ubuntu so akahita ambwira ati mama nabivuze nzi ko batashizeho mikoro iya magambo ndavuga mu ndirimbo noneho biziriya lyrics za ntari bikose lyrics za kuko nazo ari ukuntu zijya zikomamo ikagwa mu kakanu ngo pusi zirandagaye diki numpamagare ibintu nk'ibyo ivyo ngibyo mere hanga bavuga iki nagabyitaho cyane naba yaranumvisha n'izindi birimo tavuga ati niba ubirimo arananyizera aranyizera afite uburyo nyina ntwara nanjye mutwara easy na muntu muri famille yabigeze bijyatari ngo umukobwa wacu noneho muri famille nta kintu baba bafite bambwira kubera ubu life yanjye umuntu wenyine ashobora guha agaciro n'imere abandi bose ntibazi uko nakuze ntibazi niba narambaraga ntibazi niba nararyaga what are you guys talking about share kubakatira se mama nyine like nta kintu ufite umbwira mere niwe w'ingenzi ashobora no kumbwira ati sinabikunze nkabireka kubera we ariko abandi bose nta kintu bafite bambwira okay nizihe nzozi zawe inzozi zanjye man inzozi zanjye ni ugukora umuziki ukazavamo ubuzima wenda niyo nagira n'ubundi buzima buri ku ruhande nkuko nshobora nko gukora umuziki nkakuramo ibiceri nkahita nkora nka alimentation ni store whatever shop y'iki mu buryo bundi butandukanye n'umuziki ariko life yanjye no gukora umuziki ukantunga mama wanjye nkamugurira Benz mama wanjye nkamumeza neza ewana nibyo kabisa nkaba meze neza mfite man ibiceri subizi sikari ibintu bya danje mfite ibiceri everything is blessed okay tujye muri challenge ndashaka avoiding kuvuga ijambo ndashaka kuvuga heaven ariko nurivuge we avoiding kurivuga kuvuga heaven nubivuge sibyo
ndashaka tujye mu mibare sibyo ugiye kubara mu cyongereza from 1 to 10 okay tangira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 si wavuze heaven oh yeah heaven irimo se 1 2 3 4 5 6 ngenda kubwira avoiding kuvuga ijambo heaven nurivuge sindivuge kandi ariko ngiye nshobora kugutuma urivuga gute like what's that nyine we avoiding uvuge uko ariko kose ngiye mu magambo ndivuge sinshaka kuvuga ijambo heaven nta n'ibyo navuze ntabyo wavuze wapi sawa tangira kubara noneho 1 2 3 let's roll 1 2 3 4 5 6 7 siwarivuze siwarivuze naririmo 7 heaven 7 heaven musivuge siwavuze warivuze gute se ntabwo ndi kubyumva warivuze ndi kubara you know uramwe mbaregeze ku 10 ndabibaza uramwe ngo mvuzemo heaven naririmo siwarivuze ngubu Ndahise ngira inzanga natsinzwe nemeye icyahanda cyemera nemeye kabisa. Yeah, thank you so much. Thank you, Brad. Yeah, so what's the plan? Hari indirimbo nshyashya iri hanze, hari izindi plans tugomba gutega amaso muri iyi minsi? Ye kubera ndi muri rebe ifite abahanzi batatu twese dukeneye gukora. Ubu ngubu turi gukora kuri project ya tonalite turamufata irasohoka nyuma ya tonalite arataza hiyanjye yitwa Cyaze. Yeah. Iyo tuyitege nka ryari nka nyuma wenda nk'iyo tonalite nisohoka nyuma y'icyumweru ya tonalite nanjye nzahita droppinga kabisa. Okay. That's the plan. Nicyo unenga imikoranire yawe na Dumba? Ubu ntacyo ndabona kabisa. Kandi for real ntabwo nakubeshya. Nta kintu ndabona kimbangamiye pe. Okay. Yeah. Muri live za Dumba kuri Instagram ziba zirimo gutwika bya hatari. Nihe advice wamuha muri live ziwe? Kubera bira biboro nibyo namusanzemo. Ndinde suza guhindura ibintu. Nyine nk'umufana nyine tuvuge ngo wishize muri category y'abafana ba Dumba cyangwa nk'umuntu ukurikirana Instagram ye niki wamubwira ngo please papa you know change this stop do that and all that? Naza nkashiraho comment nkavuga ngo yo Dumba wagwan. Only that is enough to me. Ndakindi arenza. Wallahi nabyo. Okay dukarage froze nyuma basi tujye mu kanya tujye ku. Cyaze umunsi wankoresheje. Tugiye gusoza abantu. Ngiye ndi kumwe n'umuraperi. Nimba ari ko nanjye nakuze muri monde ya rap. Feel good man. Let's go. Get real money, I need some money. Sweet like a honey, feel like a my bitches body, my niggas real. I don't want a fame, I don't want a friends, I don't want a chicks. I want money kandi naza kura muri baba saza baba jen. Just like nkore bose babibone motherfucking give you my puss for the money. Ndabizinza following na benshi. Abapingaga, abemeraga, but I don't give a fuck, let me make money fastly. Nanje nitwa boss lady, yo miss boss ready. I don't want to tune, I make money moves. I don't speak cause I'm gonna be your boss. You know bitch, honestly, I don't give a fuck. Those enemies, the hottest industry. Now you're gonna be a proud of me. My pockets bounce on me. I know you're gonna be a stuck on me. Abakobwa bose bo mu Rwanda muri age yawe nibaza imbere yawe ahangaha ukabahereza speech wababwira iki? Nababwira ikintu cyambere nababwira no gutinyuka kumva ko bashoboye ikintu cyose bagikora. Nta murimo w'abahungu nta murimo w'abakobwa, we can even do it like we can do it as all. We can do it we can do it together. N'abajama tu. Yeah, tinyuka urashoboye. Mugani wa Fifi. Kabisa. Bibaye byoroshye mu Rwanda kugura imbunda. Wayigura? No. Nago nayigura. Kubera iki? Man iyo mitima nayo ngira. For real. Nago nagura imbunda ariko nshaka kugura imbunda bitewe n'umuntu. Nkayigura for her or for him yazana so nkamurasa bibaye byemewe. Ariko kuri ubu I'm safe. Nago nayigura. For what? Abahanzi bagenda naba bouncer urababwira iki? Bakomereza. Wowe ni ryari tuzabona uri kugenda? Wabona nanjye hazashye. Bira mani nukubyimba. Bira nukubyimba tu yo hahiye
nanjye ushoje kubona mfite bonsa nabirenze wiyambaza ababonsa niyambaza amabonsa nabonye biba bisa neza kijama kinini gukora body nyuma uhinduka ikijama kinini umva wari risitwe duhuza ari amakisi tumena imiti muri club turgisi watubwira iki ko duhuza uwa babiri aha iyo ngiyo ni ya love ni ya love ni muri abore yacu you okay iyo umvishe ijambo slay queen ubifata gute slay queen yeah ngemba mbona ari nyine slay queen ikintu like slay queen banumva ari aba baby bagaragara neza tu ngemba numva aba baby bagaragara neza nawe uri slay queen none oya ngewe yahuza nawe ugaragara neza man you look good man sinzi tubagaragara neza no mu baby wambaye high heels uri kumva akabambaye nkaga kaboro kitwa gute kamwe bacisha hano kameze nk'inuze kitwa mayodobi akamayodobi na talon ndende ubona na za boro za hano mabona ari we slay queen so I don't know niko nyine numva abanyarwanda bifata ndi umunyarwanda bifata uko nanjye nawe uri slay queen ba njyewe se ya love slay queen nganjye slay queen nganjye cyaba cyarahese no ubwo slay queen rero ubwo ni umuntu usa neza bisanzwe aba slay queen batatu zi mu Rwanda Shadibu Katie ariko Katie mbabona atari mu slay queen ya mu bebe ararenze bro ura mu bebe ararenze uzi man kamitina namuvugaho ura mu bebe namubonye kwa Yago ubundi namonaga kuri social media ariko no mu bebe like she's normal nta bi makeup byinshi nta niza afite arire kuraraganira you know araciringa avugisha ukuri ntago ari abandi bivugisha ngo you know I mean so nagaruka ameze ibyo bibona ari mukunde kandi n'umukozi so ngiye simubara so wamukuye mu mubare w'abaslay wapi uriya we n'umukozi ntago ari umuslay queen Shadibu yaje ku mwanya wa mbere Shadibu undi nindera ega hina mba ntazi asigaye abandi babiri Shadibu ni wenze abandi sebura nabambaye ntuze hari umubebe ejo bundi wagiye muri ntuze muri arena yambaye boro ibonerana pusiri hanze n'amabere sinzi ukuntu yitwa nawe ubwo ari umuslay queen kuko harahiye umwavuze ngo tinyuka urashoboye ya abandi ntago mba mbasi mbabona gutya na yellow the queen aha na mugoswe wa mukobwa ufite amabuno na mugoswe na yellow the queen iriya tahiye nicyo ivugaho tahira renze mega buri yalabi man. It's so crazy man. Turi kumwe na Fifi Raya. Arya amazina y'ukuri ni Fiona Ishimwe. Fiona Ishimwe. Yeah. Oh nice man. Nice brad. Big up to yourself. Big up brad. I see you. See you. You're looking good. See you man. Thanks for inviting me though. Yeah, you are the slay too. I'm no slay man. I'm no slay man. You're looking good man. Hey. Okay, niba abantu basa neza you slay man. Arabia kanya nagari slay ubwo nanjye I'm not included. She is. Umwana wagaba ari slay. Umubebe ari naturel. Na mukorogo irimo. Kare. Na lipstick nkini isize nayo yashizeho. Umubebe ari naturel. Okay. Thank you so much man. Yeah. Until next time, big up to yourself. And I'm supporting you. Yes, sir. Na project murimo gukora muri kumwe na manager Dumba. Dumba is my brother by the way. Big up to himself. Yeah, naje ndabwebera cyane. So nawandi mwese murimo kurikirana BigTown TV. Big up to yourself. Twacyari kumwe all days. Icyo mugomba gukora murakizi no gukanda subscribe maze mukaguma hangaho. More to come man. Yeah. Sister Nina, big up to yourself. Nina. Hari ikintu nshaka kumubaza. Chimbaze aha. Abantu benshi bakunda commenting ko afite akajwi kari hasi kandi ari umurape. Exactly. Abifata gute? Okay, nice question. Na ikintu nababwira akajwi kanje kari hasi ikintu ko kabura imyuka. I'm not a singer. I'm not a vocalist. I'm a rapper. So, bamusabwa ko mfite imirongo no kuvuga abantu bakanyumva.
nago nita ijwi ndumva ridakenewe Rirakonta. ubwo nzarikora kushe nyinshi kushe nyinshi mume we wallahi yeah kebro ushaka kumubaza iki asa nkawe koko ufite ikibwira abaturage kebro yagukunze we urabona ko narimo gusmiling igos wambara ukanyegukana blood nabyemeye twagiye we wateye ivi se wateye ivi baba we thank you so much abari mukurikirana BigTown TV until next time ciao ciao thanks kabisa yeah hangana na kwinura go twana bibi urahusha nirabunda gutambika miki diskuru ndazanye ibi byana ndakabye mu mamashyi mufane hi waramutse ute ucyumva nkutaye mose ibintu biri liti wagoswe umunsi uburake kenshi busanga muri rusange basode masaze mutazi ko ndenze nzabakora amakazi izi bitch ndakaswi utumva mutema intoki pakabaye umukozi akajya nkura hinzozi bitch zarenze ijana hezare kubukana icara hasi ujyumfana nturuwo mukinyejana don't sell that pussy uraciriritse ntawaguta mu bufuri kucyaba people bataguhuka ukuri uraciriritse peni wana kigurira ifegu bayeho nka twatudeg baswerera muri we say I'm a rasta, I'm a monster, I'm a bad girl in the freestyle. Wamba krati ndabarira umugati, mwavuze yuko nazabikora nk'abandi, muri gushonga nk'isabuni iri mu mazi, ndabakaraga hiti mu ntumire party. Ibyo ndi kuvuga I know you got me. I know you got me. I know you got me. Yo, pull up nakati yubuni do. Aba people nabo ngo mbega igikobwa gahunda ni muriye muri Kongo turahatana dushaka ibikomba bakapo mukurema yo mako. Twimanukire dukabizino nakatiye beach in the street ngo manze mbakore misuku budisi nicizi beat nk'uwica amagini nkatira baza bambwira ubushiti mfite agakungu kaba bahungu bashaka ubukungu. Rimwe kabiri dushyiraho si gatatu ni kanu gashyiraho kushuta byumva neza tumuta yahuza ukuniko tubikora ni ruzungu. Mfite move muri drill ni gas tubonye ubuceri ni home ni party nkaguha punani muri after party. Sorry mashories ndi kumwe na gengo se subiza.